ashobora kuba akomeye mugihe bubonye ko bicitse pe yubara imigisha yabo kwingana erega ni myinshi yo gutangaza. Haleluya, haleluya. Nongeye kubasuhuza inshuti z'umusaraba, bana b'Imana, muri kumwe na Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel. Tugiye kuganira nanone ku mibereho y'umuryango, itorero, ku bubyutse. Tugiye gusoma muri Zaburi ya 85 umurongo wa 2. Haravuga ngo Uwiteka wagiriye igihugu cyawe imbabazi, wagaruye abayakobo bajyanyweho iminyago. Amen. Hano turabona kugira neza kw'Imana, turabona uko ibyo yakoze bikomeye. Muri ya Zaburi rero hari ibyo bashimira Imana ibyo yakoze, noneho tugasaba n'Imana ibyo yadukorera, noneho nayo kandi ikemeza ibyo igiye kudukorera. Imana rero kuko ari Imana igendera ku mahame yayo, igendera ku gihango yagiranye n'ubwoko bwayo, ku masezerano yagiranye natwe n'ubwoko bwayo, turasanga ko muri iyi Zaburi iyi ngiyi twasomye ni isengesho risaba Imana kugira ngo yongere ibagirire neza, yongere kugirira neza Abisirayeli, yongere kugirira neza ubwoko bwayo kuko bari barajyanyweho umunyago. Hariya rero ni nko kwishimira ko yabikoze, ariko rero hari n'ibyo basaba. Barasaba ko ukuboko kw'Imana gukomeye kwabana nabo, kukabavanaho batataniye mu mahanga, noneho bakaba igihugu. Noneho Uwiteka rero nawe iteka abafi, iyo wiyemeje hari ibyo n'Imana nayo hari ibyo yiyemeje, kuko ari Imana y'amasezerano, Imana igira amahame igenderaho. Ni Imana nayo rero hari ibyo yiyemeje, kuko Imana yacu ari inyembabazi. Tugiye kureba intambwe 3 twagenderaho kugira ngo dushobore kubaho ubuzima nk'ubwo bashakaga gusaba Imana, kugira ngo babane neza, babe mu gihugu cyiza kibabereye, igihugu cy'imigisha. Hari ibintu 3 rero byagenderwaho Imana nayo ishaka ko tugenderaho. Icya mbere ni ugushyira Uwiteka imbere, tukamugira uwa mbere, akamujyanama wacu w'imbere kandi muri byose. Icyo kintu rero kirakomeye, tugomba kucyitaho kuko Imana ishaka ko tuyigira iya mbere muri byose. Icya kabiri ni uko imibereho yacu, imibereho y'umuntu iza mbere y'imikorere. Imibereho ni ukuvuga uburyo wabaho, uburyo utakwishingikiriza ku byo ukora ngo wibwire ko ari byo bizaguha ubuzima bwiza. Ugomba rero kugira intego y'uwo ushaka kuba uri we mu mibereho yawe muri Kristo. Icya gatatu ni ukwigira kuri Yesu Kristo, tukagira karagita, tukagira ingeso, imikorere, kwibwira bishingiye ku Uwiteka, bishingiye dufite urugero ko Yesu Kristo mu byo twibwira n'ibyo dukora byose. Tutangire rero ku cyambere, ku ihame rya mbere, ni ukuvuga ngo ushyira Uwiteka imbere y'abantu, imbere y'ibintu, mu bintu ibyo ari byo byose. Icyo gihe nibyo dusanga muri Matayo 6:31-33 kugera 33, ho batubwira ko ijambo ry'Imana ritubwira ko tutagomba kugira ibyo twiganyira ngo tube nk'abanyabyaha, kuko nabo biganyira ibintu, ibyo bazarya, ibyo bazambara, ngo ahubwo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Niho ibyo bindi byifuza n'abanyabyaha Imana kandi yacu irabizi ibyo dukenera, ko biduha izabitwongerera. Ibyo rero ni ijambo ry'Imana riba ribitubwira kandi riba ari ukuri. Ihame rya kabiri ni ukuvuga ngo twashingira kuri Matayo igice cya 16 umurongo wa 26, ngo kandi umuntu byamumara iki gutunga ibintu byose byo mu isi niyakwaka ubugingo bwe, cyangwa umuntu yatanga iki gucungura ubugingo bwe. Hano turabona ko imibereho yacu igomba kuza mbere y'ibyo dukora. Ntabwo ubuzima ari ibyo ukora, ntabwo ari ibyo ugeraho, imishahara, ubutunzi warundanije. Oya, Imana ibona ko ubuzima bwacu ari icyo dushaka kuba cyo, ari icyo tugamije kuba cyo mu murimo wayo,
kugira ngo ishobore kugendana natwe. Ntabwo Imana yitaye kuri karagiteri yawe, imitekerereze yawe wibwira, ahubwo ishaka ko uhinduka ukaba umuntu cyangwa umugore ufite ibyo yemera, kandi ukaba wizera uri indakemwa, ukaba umuntu w'umwizerwa, mu yandi magambo ugira urukundo, ugira ingeso nziza, ufasha abandi, ku buryo ibyo ugamije bizamo n'inyungu wafashishamo abandi. Ibyo rero urumva ko Imana ishaka ko imibereho yawe iza mbere y'imikorere yawe. Icya gatatu ni uko kwigira kuri Yesu Kristo nicyo Imana ishaka, kwigira kuri Yesu Kristo, tukagira kwizera, tukagira kugira umwete no kumvira Imana mu kubaho kwacu no mu byemezo dufata no mu murimo dukora ndetse no mu miryango aho tuba, bikazaduhesha umugisha. Ibyo byose iyo twumvira Imana ibiduhera umugisha, kuko tugomba kugira mu Migani igice cya 3:5-6 niho batubwira ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo. Haleluya! Tugomba rero kwizera Uwiteka kandi tugakorera Uwiteka imitwaro yacu yose, ibituvuna byose, kuko nicyo itubwira ngo tuyikoreze imitwaro yacu yose. Ntabwo rero Uwiteka yashobora kuduhana, ntazadutererana, kuko urugamba turimo azaruturwanirira. Haleluya! Ni ibyo bintu bitatu rero, kuko usanga no muri iriya zaburi ari byo bakomeza gusaba Uwiteka, basaba ko imbabazi n'umurava bigahura, kandi gukiranuka n'amahoro bikaba mu gihugu cyabo. Urumva rero iyo byose ibyo bihari, tugira amajyambere, tugira ubukungu, ibyo dushaka byose, ariko dukurikije ariya mahame atatu Imana idushakaho. Icya mbere ni ugushyira Uwiteka imbere, icya kabiri ni ukugira imibereho iza mbere y'imikorere y'ibyo twibwira ngo turakora bitugirira umumaro, icya gatatu ni ukwigira kuri Yesu Kristo, uko yajyaga gusenga Imana, ayiha gahunda y'ibyo agiye gukora cyangwa ayibwira n'ibyo yakoze. Natwe rero tugomba kugira kamere nk'iya Yesu Kristo, kugira niba dushaka ubuzima burimo umugisha, kugira ngo tubeho mu buryo bunezeza Imana. Uwiteka rero aduhe ubuzima bwiza kandi aduhe imigisha yayo, kugira ngo iyo migisha nayo tuyigeze ku bandi mu mahoro no gukiranuka no mu mbabazi z'Uwiteka. Uwiteka abane namwe kandi abagirire neza. Amen, amen, amen.